Ngira neza buriya Imana ni nziza cyane. Nari umunyabyaha ariko Imana inkorera ibitangaza mbaye umupasiteri. Warakijijwe ariko nanjye nuko mbere ntarajya mu byo gusenga mva nakoraga ibyaha birenze. Ni ukuri rwose ase abantu bari buze gusenga ko bataje ngo dusenge dufatanye umurimo na hakiri kare nabo bahari. Gakwege wenyine se babwiye se burya ubura nawe ni mu nzira uko byagenda kose. Nawe nabonye yaragiye ku murongo. Umva sigaye yarakijijwe, sigaye yumva indirimbo z'Imana. Umva yarakijijwe cyane. Barakuru suramba kandi Gakwe nenda kuzagukanda. Ujye uvuga ibyo washobora, uvuga ibyo aha utankura mu mavuta nigire gusenga utanera satani wa mugabo. Umbaza ikinyi. God have mercy upon us. Kora Imana ni byiza cyane ako bisa n'ukuri. Ni ukuri Mana ushimwe rwose wewe waduhaye kugukorera. Ni ukuri pe habye icyubahiro. Yes ashimwe. Ayimbaza. Mana ishimwe. Nawe ubundi dudu nari natinze ariko nyine mise nihuye. Mise na rya Yesu. Ntabwo nyiri dudu Gakwe ubu nabayifuriye. Pastor Julienne. Oya Pascaline niko bavuga. No. Pastor Julienne. Keke. Oya, je nitwa Clementine ntabwo nyiri keke. Abantu badasenga. Nanjye senga nabivuyemo. Ubivuyemo cyane. Imana ihimbazwe rwose. Bajyaga bambwira ngo nanjye nzakizwa, nyine nkajya byumva gutyo gusa nazi yuko rwose Imana nanjye izankorera ibitangaza pe. Yego pe. Ubu ngubu simuzi ko najyaga ngira utuntu tw'utunyanga n'iki. Natwo nyigira wapi? Ubu mbego n'utu turi nete mfite naratuguze. Kandi ubundi imbere najyaga nunyanyura nkacana nkaba ndadutwaye cyane rwose. Imana yankoreye ibitangaza biragenda rwose nyiza ibintu byo gukunda n'abakobwa bana n'abakunda cyane ariko bitari cyane ko nyine narakizijwe rwose ibintu ngubu bimeze neza. Niyo mpamvu nje ngo rwose mu nsengere nako dusengere twese hamwe. Imana ishimwe. Ni ukuri musenge muzi imitima dusenge. Rwose Mana ushimwe ko waduteranyije hano tukaba tukiri bazima, waturinze mu nzira twajemo. Hey, sina imodoka ngiye kikoko ariko Mana biro nzabigenza uteko. Mana yanjye irongera nze koko. Ariko se Mana yanjye ubu ndamenya nkura hehe koko. Wasaga Kwege yongeye gusirama amazi ari kuyose. Kanze muhamagare. Ano mabuja ariko se Gakwe iyi modoka yagize ute koko ko mbona ngiye kumfiraho Mana yanjye. Mabuja numbwira yuko ya modoka yawe yongeye kwicara nk'inkoko iri mu gicaniro. Shaga Gakwe wabyereye koko ubu ndi kumwansa nk'uwataye umurongo pe. Ariko mabuja uziko burya nawe ari uko kubana ugenda gusa burya wifitemo urunyacyaro rungana gutyo koko ngo ariko se koko mabuja tuvugisha ukuri tuvuga yuko utazi kwa buri kantu garage limited izina ry'Imana. Kwa buri kantu garage limited Mvira waraye ni company nyine ifite garage rikora zino modoka nshyashya wirirwa ubona mu muhanda z'ama hybrid 0 km zitari hybrid izi zose nyine wirirwa ubona. Nukuvuga ngo bafite abatekinisiye bize nyine iyo ngiyo za Burayi bakora imodoka yo muri 20 bakahita bayihindurira 2024 izina ry'Imana. Ubundi se ubwo ngo nababona ute
kumbura n'iyi ngiyi yanjye ntayitwara ngo ugereyo koko. oya da ugira ngo se ni ngombwa kwigirayo ni ukuvuga ngo bafite ishami rishinzwe kudepana abantu wapfa kuba ufashe nimero yabo ukahita ubahamagara bakugeraho utaranakuba. Gakwe wabaho umbwiye ibintu byiza pe nka nimero yabo akakanya mite mbahamagara. Mabuja andika 0784 17 65. Mabuja none wakwatsa imodoka? Wow, kwa buri kantu Garage Limited murakabaho pe. Erega mabuja kwa buri kantu Garage Limited nta kimwe watura na wahageze.